urabishobora ngaho bikupi ujye twegera turi gukora ibintu byatangiye. Mpuye n'umwana w'umushumba uragiye agatama, ariko kuba tuno dutama nge turanezeza cyane, ariko ari udutama agatama muntu n'agatama kano baragira n'itandukanyirizo ni irihe? Itandukanyirizo agatama k'intama, yego, intama y'itungo baragira, yego, n'agatungo umuntu nyine ari umuntu nyine umuntu ubaho ku isi. None se ko ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo umuntu mwiza agaragara nk'intama, ubwo iyo ntama iba imeze gute? Intama yisumbuye nawe kubona ari nziza nyine, yego, kubona ari agashusho keza, afite umutima mwiza. Weho niko ubibona? None se buriya ni iki twakora kugira ngo duhinduke nk'intama? Intama mbese urabona intama nta n'icyaha igira, uruhene rwo iyo urugezeho rurahebeba cyane, ariko intama yo iyo uyegereye nta kintu na kimwe kibi igira gute igukorera. Ubwo weho ni ibihe bintu wakora kugira ngo ube nk'intama, kuko intama yo nta n'ubugome igira? Ikintu wakora ni ugusenga gusa. Gusenga, ujya ukunda kujya gusenga rero? Mana gusenga ni byiza, gusenga biratunyura, mana gusenga, mbese umuntu usenga nta nubwo aba ari inka, umuntu usenga aba agaragara nk'intama, umuntu usenga aba ameze gute rero? Umuntu usenga aba afite ikinyabupfura, yego, kubona nyine nawe kubona afite umuco mwiza. Yego, ndagushimiye. Wowe usengera rero mu baki? Mu wa Gatolika. Urasenga cyane. Gusenga, buriya gusenga bijya bikuraho ibintu bibi. Iyo Satani yagupangiye imyuka mibi, iyo ugiye gusenga iyo myuka mibi igira gute? Ikuvaho. Nanjye rero nkunyuzeho, nkunda gusenga ngewe amazina yanjye nitwa Murokore, kandi nkunda gusenga nkavuga Imana. Weho se nk'ahangaha ngusanze uragiye zino ntama n'inka, ari intama n'inka, ibyo ubona bikariha cyane ni ibiki? Bikariha cyane ni inka. Inka irirukanka cyane. Ikindi inka iyo yirutse ntabwo washikira, ariko intama wayirukanga nawe ukayirukaho ukashikira. Yego. None se buriya weho, ariko nanone inka tujya tubona ko inka ivamo ibintu byiza, inka ivamo amata, inka barayikama, inka iduherezaga ifumbire, inka mbese inka ni nziza, inka si nziza? Inka mbese niyo umuntu ayoroye aba azi ko saba afite ikintu kinini, ariko n'agatama nako ni keza, n'agatama nako karadufasha. Urabyemeje? Reka nuriya mukobwa uri hariya nawaze ko yirukanse, durarirukanse, yaragiye kuza rero kugira ngo nawe tumubaze ese ari intama n'inka ni ikihe gikari? Wowe nk'umushumba uragira intama n'inka, ni ikihe gikari? Intama ihora yoroheje. Buriya intama twayibona nk'iki? Intama twayibona nk'umwana w'uruhinja. Yego. Ni ukuri. Buriya rero ndagushimiye cyane. Zino ntama rero ngwino unyereke zino ntama neza ukuntu umbwiye ko intama zijya zitonda. Ngwino unyereke ko zino ntama ziri kwirukanka, ziri kurisha. Ngewe rero buriya intama ndayikunda, intama mbese ntabwo igitera amahane. Intama ni intama, mbese buriya biba bisaba kugira ngo umuntu usenga agaragare nk'intama y'umweru, kuko intama y'umweru ni ikintu gifasha. Intama y'umweru igaragaza isura nziza nk'iy'umukristo. Nanjye rero nkunyuzeho, nkunda gusenga cyane. Buriya gusenga njya mbibwira abantu benshi, iyo umuntu asenga nta cyaha akora, iyo umuntu asenga Imana imuba hafi, iyo umuntu asenga aba ari umuntu mbese ukijijwe, nta cyaha na kimwe aba yemerewe gukora. Kandi n'abakera bajyaga bajya gusenga, baba bavuye gusenga bakajya mu mirimo igize gute? Itandukanye. Nawe rero nsanze uragiye udutama n'inka, dore inka ngiziriya, mbona intama ngizi. Ubwo rero ndishimye cyane ubwo nsobanuriye ko intama ijya yitonda. Hajya ongera ubinsubiriremo, ari intama n'inka igikariha cyane ni iki? Intama yo ibintu bituma, ibintu byatumye ubona ko intama yitonda ni nk'ibihe rero? Intama
cyatumye inyibona yitonda ni kirishano ajya kwicara hariya ikaharisha ikagushikira nga hariya ariko inka yo no yishyize nga hariya nyuma y'iminota ibiri isanga ngiriya ayiwe mana yanjye irirukanka yewe data we ariko intama yo aho wayishize nihigira gute nihiguma ahantu wayishize hose nihiguma ubwo buri intama twayishushanyiriza nk'iki ko ari ikintu cyitonda n'ubundi burabura n'umuntu agiye yitonda nk'intama nta n'icyaha yagira gute nta n'icyaha yagira gute urabyemeje nawe buriya nanjye ndanezerewe cyane kuba nkubonye rero mushumba dore nanjye igare ryanjye niririya dore akazi njya nkora iyo ntagiye gusenga nitwarira igare noneho nkagenda nshakisha uduceri hanyuma naba mpuye n'abantu tukaganira no ku ijambo ry'Imana tukabwira abantu ko gusenga ari byiza hajya gusenga weho ubibona gute mu mwanya wanjye siza n'aka gakoni ngiye gusenga mbibona ahubwo ubu uri kuganira n'Imana yego waragize ikindi shara kuganira n'Imana kumva ufite morali ewe data we morali yego morali nziza noneho niyo uvuye gusenga ikintu kigaragara ko wasenze cyane aba ari ikihe rero bigaragara ko wasenze cyane mwari kugira neza kubwese ibintu byinshi cyane ikagwaye abantu bamwe igibana amafaranga abandi ikabaha amazu abandi ikabaha imodoka abandi ikabaha n'akazi keza mbese ikindi kintu ubona abantu basenga igi bakorera Imana ni ikihe rero abantu basenga Imana ibahereza indi yego shakora hano yewe data we ndemeye ndemeye abantu basenga Imana igira gute basiga amavuta buriya basiga amavuta ni ukuvuga ngo iyo basa nabi nka gutya dusa turi mu kazi ubu gutya turi mu kazi ariko abantu basenga iyo bagiye gusenga ubona bafite morali n'agasura keza shandogeye rwose umuntu w'umusaza wanakora hano rero Imana ikugirire neza kuko umbwiye yuko iyo umuntu asenga asa neza kandi akaba afite iyindi shusho umva ndagushimiye ndetse n'Imana yo mu ijuru igire gute iguha umugisha uzajya ujya gusenga rero none wakira n'agakoni kawe ndagushimiye komeza wiragirira intama zawe dore n'inka ziriya ziratashye umva ndagushimiye rwose kandi no mu ijuru babone ko yuko nagize gute nagushimye urakoze cyane ubwo uzajya ujya gusenga rero uzajya ujya gusenga uri kubona ugiye kujya ujya gusengera hehe aho ushaka yego imva ugasenga Imana ukayihamagara umva waba uvuye kuragira ukakaraba wamara gukaraba ukavuga ati nyamara uyu munsi turagenda hehe Imana iguha umugisha urakoze